Isanwa ry'umuhanda Kabaya Muhanda Bweru MCC mu karere ka Ngororero ryatumye umukamo ugera ku makusanyirizo wiyongera uva kuri litiro 8,000 ugera kuri litiro 10,500 ku munsi. Ibyishimirwa n'aborozi kabone nubwo atari umukamo wose ugezwa ku makusanyirizo. Asigara mu nzuri niyo menshi kubera ikibazo cy'imihanda idakoze neza, gusa uretse ko buno bari kugenda bayikora buno hari ikizere ko nubundi yayo yandi asigara inyuma ashobora kuzagera hano kwikusanyiriza. Uzaduha igisubizo kirambye kuko hari nk'igihe imodoka yazaga kubera umuhanda arimo bimaze igasubira itajyanye amata, ariko ubu ngubu bw'umuhanda uri gukora bizafasha n'aborozi kugemura amata hano kuri MCC biboroheye. Twubakiramo bakaragira ahantu kure imodoka izagera bizaba bigize byongeye umusaruro kurushaho. Isanwa ry'uyu muhanda wa kilometero 25 wabaye kandi igisubizo cy'ingendo muri rusange unatanga akazi. Kandi hariyo n'ubundi bucukuzi bw'amabuye bukorerwa mu gikungu naho imodoka zabo zigerayo, kandi imbere ntago zabashaka kugerayo, ariko ubu ngubu ndahamya yuko zigerayo n'amahoro. Umuhanda warakize. Uyu muhanda watanze akazi, aho akazi kaziye njyewe maze kugira ikintu ngeraho, maze no kugura inama 3 kandi baduhembera ku gihe. Kugeza ubu amakusanyirizo 2 yonyine mu karere ka Ngororero niyazanwaho amata yose akurwa mu nzuri zisaga 360 aha muri Gishwati. Ibikiri imbogamizi ku kugeza umukamo ku isoko, gusa ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwizeza ko ikibazo kiri kuvugutirwa umuti. Ugiye kongera accessibility none wo mukamo ubashe kugera ku ruganda. Ikindi uko mubizi hari dufite iyo centre de santé, abarwayi rero kubavanayo bava muhanda bajya Kabaya cyari ikibazo, umuhanda ntago wari umeze neza. Ibyo rero ni ibisubizo mu by'ukuri uriya muhanda utuzaniye muri gahunda yo gukemura ibibazo byari bihari. N'inzira igikomeza kuko buri ibikorwa remezo bigenda bikorwa umwaka ku mwaka n'uburyo abantu bagenda babona ubushobozi, ariko icyo twatwishimira nuko hari intambwe yatewe kandi turagumya gukomeza kuko bidusaba n'ubundi kwinjizamo imihanda mu mafamu ndetse no gushyiramo izindi milk collection center kugira ngo amata yose abashe kugera ku isoko. Mu gihe imihanda izaba yagejejwe hose mu nzuri nk'uko byifuzwa, nibura litiro zirenga 25,000 zikamwa ku munsi zizagezwa ku ruganda byoroshye, bigabanya igihombo cya buri munsi aborozi bahuraga nacyo cyakabakaba miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ku munsi. Uyu muhanda Kabaya Muhanda Bweru MCC ugeze ku rugero rwa 71% kandi biteganijwe ko uyu mwaka uzashira wamaze gukorwa. Faraji Nitegeka mu karere ka Ngororero. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, perezida w'urukiko rw'ikirenga Honorable Dr Mukantaganzwa yakira Ambasaderi Belen Karivo Uyara wari umaze imyaka isaga 4 mu Rwanda ahagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi waruje kumusezeraho. Ambasaderi Belen Karivo Uyara yagaragaje ko ibiganiro yagiranye na perezida w'urukiko rw'ikirenga byibanze cyane ku musaruro wavuye mu bufatanye bw'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu nkingi y'ubutabera. Iki ni igihe cyiza cyo kongera kwibuka ibikorwa byinshi twakoranye. Twishimira cyane ubufatanye bwacu n'icyizere twubakanye mu myaka ine ishize ndetse n'imirimo twakoranye n'urwego rw'ubucamanza. Birashimishije cyane kubona ibyo twagezeho muri iyo myaka. Twasohoye incamake y'imanza zerekeye Jenoside yakorewe Abatutsi, tunashyiraho urubuga rukusanya kandi rugatanga mu buryo bworoshye ubusesenguzi n'imyanzuro y'imanza zitandukanye zo mu gihugu, ku buryo abaturage n'abandi babikeneye babasha kubigeraho bitabagoye. Ikindi kandi twakoranye n'inzego zose z'ingenzi zigize urwego rw'ubutabera mu guteza imbere uburyo bwo gukemura amakimbirane hadakoreshejwe urubanza. Ibyo byagize uruhare rukomeye mu kugabanya ubukererwe n'ubucucike bw'imanza mu nkiko, binafasha abaturage kurushaho kugera ku butabera kandi bufite ireme. Twese twishimira cyane ubu bufatanye. Ntekereza ko iyi gahunda ari urugero rwiza rw'ibyo tumaze kugeraho binyuze mu mikoranire yacu, kandi ni kimwe mu bigaragaza urugendo twatangiye kandi ruzakomeza. Nubwo manda yanjye irangiye nkaba ngiye kugenda, ntabwo bisobanuye ko ubufatanye burangiye, ahubwo dufunze urugi rumwe ariko tugafungura andi marembo. Iyi gahunda izakomeza na nyuma y'uko ngenda, kandi haracyari byinshi tuzakomeza gukorana. Niyo mpamvu nishimiye cyane kuri urugendo rw'ubufatanye ruzakomeza, kandi ndizera ko ruzatanga umusaruro urushijeho kandi ukaba mwiza mu gihe kiri imbere.
Ambasaderi wa EU cyuye igihe mu gihe cya manda ye mu Rwanda, Ambasaderi Belen Karivo Yara yibanze cyane ku gushimangira umubano hagati y'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nzego zirimo guteza imbere ubuhinzi, burengera ibidukikije, ubuzima, ubucuruzi n'ishoramari, imiyoborere, ubutabera n'ibindi. Dukomeze n'amakuru. Amakoperative atandukanye yo mu ntara y'Amajyepfo agaragaza ko imikorere mibi y'abayobozi bayo ari kimwe mu biteza ibihombo amakoperative. Mu gukemura ibibazo ibihombo amakoperative ahura nayo, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative ngo gifite ingamba zitandukanye zirimo kongera abagenzuzi barimo n'abigenga. Ni inkuru yateguwe na Jeanne Ndayizeye na Nkundabagenzi Arsote. Koperative abatanyuranye imihigo ihinga ibigori mu karere ka Nyanza iri mu zahuye n'ibihombo, aho bavuga ko umutungo wabo usaga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda wanyerejwe. Ni ikibazo bagejeje mu buyobozi. Mukamugema Drosser ni umuyobozi mushya w'iyi koperative. Hari nk'imisoro dufite ya Rwanda Revenue turi gukurikiranwaho miliyoni na magana 278 na 50 nangahera nimba nabiri. Aho ngayo twagiye tubura kandi abanyamuryango barayishyuye. Ni byinshi, ntabwo koperative yacu izamuka, ntabwo iterambere. Umuyobozi w'ikoperative anavuga ko mu byatumye ibihombo bigera kure habayeho ikibazo cy'imicungire mibi y'abayobozi babanje. Byatewe n'ubujiji bwabaye muri bamwe mu bayobozi batabashije kumenya uko bagomba gukurikirana umutungo wa koperative. Ubu twebwe ingamba dufite nk'abayobozi bashya ni uko tugiye kujya dukurikirana akantu ku kandi. Mu turere dutandukanye two mu Majyepfo hari n'andi makoperative afite ikibazo cy'imitungo yayo yagiye iburirwa irengero bikarangira gutyo habuze ubibazwa. Ibi rimwe na rimwe ngo biterwa no kuba n'abanyamuryango b'amakoperative ubwabo badakurikirana ibijyanye n'imikorere y'aya makoperative babamo, bagasa nk'ababiharira abagize komite nyobozi kubw'icyizere baba bafitiye. Akenshi bagashiduka byararengeranye nk'uko bigarukwaho n'abayobozi bamwe mu makoperative akora neza. Ariko ya koperative abanyamuryango batahawe amakuru niho hahandi bashiduka umutungo wabo waranyerejwe ntibabimenye. Yazi ko buri gihe cyose agomba kugaragaza ishusho y'umutungo, cyane cyane financial statement. Byaba na byiza akajya akora raporo ya buri kwezi, akakora raporo ya buri gihembwe, noneho akazabaho na raporo y'umwaka. Ibyo bituma rero umuntu atirara. Ngoga Baziga Innocent, umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'amakoperative no kuyubakira ubushobozi mu kigo gishinzwe amakoperative RCA, avuga ko hari ingamba zitandukanye zigiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo koperative zitere imbere aho guhomba. Twasinye amasezerano n'uturere cyangwa se MOU mu rwego rwo kugumya kureba cyane uburyo biriya bikorwa bigayitse byagabanuka ndetse bikanarangira. Mu Rwanda ubu habarurwa amakoperative arenga 7,000 akora ibikorwa bitandukanye birimo ubuhinzi, ubworozi, ubwikorezi n'ibindi. Jeanne Ndayizeye mu ntara y'Amajyepfo.